Ndi Papa Sava. Oui. Mwiriwe abantu. Mwiriwe. Mwaba murimo se ngo tuze tubaramutse. Kandi tubikirije turimo nta kibazo ntiduheza rega nuko hari utwo nari ndimo gukora kuri telefone. Noneho ni karibu. Ni karibu nta kibazo. Muraho Papa Sava. Muraho. Yego. Muraho. Ni karibu. Amakuru se? Amakuru yari meza. Bitema. Arya nurabyara. Ariko se amezi abiri waba ubyaye. Natwe turi amahoro. Ubwo nayo ngiye gushaka irindi zina witwa ntibukitwa Mama Sava cyangwa ni Mama nde. Ariko warabyibushye da. Ashimye urugo. Bidasanzwe. Sigaye wambara impeta. Indi ngira ngo wari warayitaye ahari. Sigaye nyambara. Muraho ariko. Yego Papa Sava. Urugo muraremenyereye rero. Tubakirize iki? Erega ni mwisanzure. Konsura se ko ntacyo mwisanzure. None nareba muri firigo akantu gahari. Oya muri firigo uraza kwihakaza iki gihe. Reka ninjye ubakira ariko mwisanzure nta kibazo. Mwebwe muranywa iki? Njye ni agasitiro. Mwebwe Nanjye nta gakoka gakonje. Gakonje. naho ubundi se mwabantu mwe. Bina ni amahoro da. Ni amahoro. Harya harundi agasitora nawe karakonje cyanza n'agashyushye. Akaboneka kose nta. Mwebwe agakoka Gakonje. agakonje. Ntabwo ikibamo hano se muri aka kabati. Ariko ntacyo ko mutari bumve. Uriya rurahari nuko ntazi aho ruri. Ako nicyo nkurikizaho da. Muryoherwe. Murakoze. Murakoze cyane. Yewe. Aho se mwabantu mwe. Niko. Nuko rero. Ubukwe bwagenze neza reka. Niko. Karame. Ntago mwakererewe. Ubukwe bwagenze neza. Ntabwo yabanje kubakereza habanje kubaho kubura imodoka. Uyu nyine niwe wadutindije ariko nyine byakurikiyeho byagenze neza. Amamodoka yari ahari, ababyeyi bari bashananye, ubwo abasaza bakubisemo amakoti,
yewe tuniyakirira ahantu heza rwose bigenda ntabwo neza. mwaratetse Na wa muhungu wo kwa Piga Nzenze Kepo wenda aradufotora. niwe wari uri kubyumva. Niwe asha mwabikoze gisiri muri ya muhungu arakashoberwa. Ko mutazanye alubumu ngo ndebe se ko wari wabashije gutereka amaso mu gati harya wambaye ubwo n'agatimba wa narakambaye twakoze umurenge gusa agashati kafunguye kuba ndi mu rugo se nisanzuye wa muntu we urakoze ariko nuko yego nuko rero mwakoze umurenge muhita mujya muri resebusiyo ariko nyine kwa pasiteri kwa pasiteri mushyiramo inuza ariko wari wambaye agatimba mwifotoje za zindi baba barebana gutyo umuntu areba undi se yenda nko kumuterura pozisiyo zose twarazikoze kuki mutazanye alubumu we numvaga yarayakoherereje nko kuri WhatsApp oya kuva yarongorwa ntabwo yigeze yongera kumvugisha namwe ariko mwari mumeze neza cyane hakuzi ko gushaka ari ibintu byiza koko siko Masava yatangiye kongera kwambara ibitenge rwose ari ibyo babyita ngo iki bisa hejuru no hasi biba bidodesheje by'abadamu n'iribaya n'ibyo hejuru kandi ibyo byo hejuru mushiki wanjye azi kubikora ibyo sirifereri n'ibyo byo ku mpande gusirifira n'ibyo ku mpande borudoreri ni byose babyita tubibwira abatayeri bakabikora uzi ukuntu imashini zabyo bizihenda zirahenda ikora borudereri n'ikora sirifereri nyine ziba zikaze ubwo se umutinyisha yagiye hashize igihe cyane ndabizi wahise umwirukana cyangwa nawe wazanye yaravuze uti ntacyo ntinyabusha nawe wajyanye waraye n'ibego ariko ni njyewe wari nanjye ngo guki biteze namwe akavura kari gucishamo gutya muri iyi mpeshyi kakagwa mperutse mu cyaro uzi ko nari nzi ko ibintu by'inkamure byacitse abantu rwose n'ubu barafata amasaka urumva bagashyira mu isekuru bagasekura muzi se ubundi aho byavuye ngo nta mworo wa kamena udaheza arahekenya mwari muhazi se nyine no kubera ko mu mpeshyi burya akenshi byabonekaga yabaga ari ayo masaka n'ibigori wenda ibindi byaba bihari akaba ari nk'ibijumba by'amahunge cyangwa imyumbati ugasanga rero icyo gihe kigeze nta kindi kintu abantu bafite kuko baba bavuye mu itumba ryarimo inzara iyo ayo masaka rero agezeho kwa kundi nyine aba atangiye kugira amahundo bayakuraho atarera noneho bagashyira mu isekuru bagasekura hakazamo ibintu bimeze nk'igikatsi n'igikoma noneho bakabimena ku kintu gishashe neza bakabyanika bakaza kongera kubisekura bagakuramo ya mishishi bya bindi bimeze nk'ifu akaba ari byo bashigishamo igikoma hakaba abandi rero iyo uri mu kazi uhinga ugira uti wahita agira gutya anyura ku ihunda akarica akagenda arihekenya nka kuriya twahekenyaga imisigati cyangwa dukonka ibigori murabizi gukonka ibigori cyangwa wowe uzi kurya imisigati ibigorigori gusa ibigorigori ni iriya misigati y'ibigori uzi ko hari ukuntu ntabwo ujya ubona wa muhungu ninde wa wundi wo mu bigogwe Ngabo Karegeye ntabwo ujya ubona arimo kubikongora ibigori hari n'igihe rero buriya buri rwose n'abamama babaga bonsa atabonye uko ashigisha igikoma kandi umwana yaraye amwonka n'iki arimo guhinga ariko ibigori bishigaje nk'ibyumweru 2-3 ngo byere agafata ku kagori kakiri gatoto tuba turyoshye akagikonka kamera ayo mata yacyo akaza konsa umwana rwose igituza kimeze neza iyi mvura rero ubona irimo kugwa muri iyi mpeshyi amasaka yenda kugera itema ni ibigombyi urabizi harya byo ari ukuntu amasaka aba yazanye amahundo noneho imvura yagwa sinzi ibindi bintu ko ibisohokamo niba ari ibibara amido ibiri mu masaka isohoka bigakora ikintu ugasanga ishaka ryarafatanye amahundo yarafatanye ari ibintu bimeze nk'ubuki abana bakabirigata ntubyitiranye n'inopfu ryo ni isaka riba ryarapfuye akazamo ibintu by'umukara
twakundaga kubirya ugasanga iminwa yose yabaye umukara wagira ngo ni abakobwa b'ubu ngubu kwa kundi bagira ishinya ngo sinzi ibintu basigamo n'ahakora tatuwaje mu kanwa nayo ibamo bya bindi basigamo imbere ni tatuwaje ariko twahasibiye ibindi rero hanyuma si ubwo ngubwo ndumva barabatekesheje nuko rero ibirori birarimbanije nyine tukoze ibishoboka byose nuko nyine turataha twari tumazeyo nk'amezi abiri mu kwa buki kwa buki twamaze ibyumweru bibiri nibyo twagiye kuri Muhazi ntabwo twagiye ahantu kure harya amubwiye ngo nisanzure mwamazeho nk'ibyumweru bibiri yego mujya mu bwato barabavimvirana muraga mwanyuze za Cyamutara se cyangwa mwamanukiye Rutungane na Gasabo uri kumva biriya bice bya Muhazi ntabwo nkunze kubimenya cyane ariko iyo wanyuze na Nyacyonga na Rusine ubwo unyura nyine Cyamutara twaciye Kayonza Gahini dukomeza za Gahiniyo mwanyuze kiriya gice kindi cya Kabuga Rugende Rwamagana yego ariko rero buriya papa Sava nawe isanzure mu by'ukuri ariko kuri kumbwira ngo nisanzure ndisanzure biki wowe hano ni wawe kuri kumbwira ngo nisanzure ntago ngewe muri ibyo byose wavuze haruguru ntago ari byo byari binzanye ngewe nari nkugaruriye umuroho wawe ariko ntago ndi umuroho ntumenyere atansiyo wa mugore umva witonde ntuze kunjomba umugabo wawe ariko umva nkubwire atansiyo hano ntununga intoki witonde nakubahuka uranyubaho se wantwarikira wankoze zose ukareba kandi wa mugore uri inkunguzi wa mugore kandi reka nkubwire uri inkunguzi ntushobotse inkunguzi ni wowe n'urutwe rubi kandi ubu nakwasa igipfunsi wa mugore we uri kunyuma atansiyo witonde mwibuke ko twabakiriye nk'abadusuye nk'abageni badusuye kandi hano mwasanze umutuzo njye ndi ingegera ako se ubundi papa Sava ubundi uyu mugore mwari mumaranye igihe kingana gute oyo se njye nawe se wowe nawe mbere yuko nguhema imyaka 10 shyiraho 18 n'amezi 5 umwaka 1 2 3 10 18 n'amezi muri iyo myaka se yahukanyemo nk'akangahe oyo se nka gatatura buri mwaka yahukanagamo iminsi ngahe cyangwa iyo n'ibyumweru ako gatatu yahukanye se mu myaka 18 twabanye yahukanyemo gatatu akagenda ndabyibuka ubwa mbere twapfuye ko hari umuntu nyine gutya naguriye telefone ndabyibuka ubwa kabiri ni umukobwa nyine biganye waje nyine turarakaranye ubwa gatatu rero ni ibindi tutari tumvikanye ariko ntabwo yatindaga igihe se yamaze iwabo kirekire ntabwo wigeze urenze ibyumweru bibiri n'ibyumweru bibiri cyakoze nk'uwakubona ucecetse nk'Imana ikugira ikiragi ukantuba ubasha kuvuga nuko rero ngewe rwose nari nafashe umwanya twanabyumvikanyeho nagira ngo nkugarurire rwose iyi dayimoni yawe idayimoni iriho urongera kunuka ndagusekura mu byo uvuga utankoraho cyangwa umvuga urongera kunuka ndagusekura kandi wa mugore we reka nkubwize ukuri ushatse wakwitonda wa mugore ushatse ntumenyere umva nshuti zanjye nimukomeza gusakuza gutyo
ndabasohora noneho muvuge gutyo muri hanze njye mbumvira nze kuza gukemura ikibazo cyanyu sibyo mama sava hano ni iwanjye kabimenye se ese wanahabonye rega niwe wabonye ko ibyatsi bitohagiye twasize n'amarangi igikuta mwirinde gushira isoni rero nyine nababwira ngo mwisanzure ariko mwisanzurane ikinyabupfura sibyo ye mu by'ukuri nagerageje kukubaha nk'umugabo uriwe uretse uyu mugore ujya ugira ibintu byo kuzamura sinzi nimba afite amagini amukoreramo uri kumva ni umugore utubaha uri kumva noneho ngewe yanze kunyubahira wo mu muryango wanjye neza uri kumva ni wa mugore udashobora kwemera ngo ndyame imbere aba ashaka kurwanira imbere ngo ngenge inyuma ngo aranduta ngo nubwo namurongoye bwose ntabwo ngo byakuraho kandusha imyaka uri kumva icyo ndacyihanganira ni wa mugore nashobora gutaha ngo nsange yateguye ibiryo ku meza ngo njye nk'umugabo mu rugo muri aya mezi abiri yose uri kumva ndataha nkasiga imyenda hariya ngo bazayifure igakubita ibyumweru bibiri ese ndi umukozi wawe ariko se nimba utayifuze ntiwayiha n'umukozi hanyuma se we ntabwo umureba uriya mukozi avugana nanjye gusa we ntiwayimuhereza soni ndagutekera ucitse amaboko cyangwa ucitse amaguru reka nkubwize ukuri ndi umukobwa akazi sinzatekera abagabo babiri natekeye papa sava sinzagutekera we mwari mukimbwira muti ntabwo ategura ameza ngira kamere izamuka vuba ndagira ngo nivugire vuba nivira uri kumva ubwo rero narimbuza nti mukuzanire nubwo rwose naguhemukiye umbabarire unyihanganire uri kumva ngewe pe kuba yavuga akamvugira hejuru akamvugiramo nari kubyihanganira ibyo hari igihe ushaka umugore rwose nyine akakubera ishitani ibyo byose nari kubyihanganira ariko waretse kumvugiramo wa mugore we urongera kunyita ishitani uyu mutwe turawugabana komeza ndakwasa ivide rero iri se ntabwo ari irindi rifata urebe ko nanjye ntari gusekura cyangwa uri kureba ukabona mpetse amagi urongera kungereranya na satani cyangwa igini niko mugabo urambona urumva yewe ntabwo ngana nawe kutamesa imyenda sibyo kandi nyine iyo myenda hari umukozi wa mugani cyangwa se wenda ntategura ibyo biryo mufite ubiteka wowe ibyo nibyo byatuma uvuga uti umugore arananiye mugabo nakubwiye ngo nari kwihanganira byinshi ariko hari ibintu bigeze nko kuri bine ntari kubasha kwihanganira pe wabona uhaha wabona ugira ute ariko rwose nsigaye mpaha nk'umuntu uhahira interina wagira ngo nshinzwe guhahira ikigo cya gisirikare uyu mugore wawe ararya uri kumva ararya kuri rwa rwego pe ndakubwira ikigo cyose cya gisirikare kiba kirimo batayo zitandukanye ari umwe wenyine ibaze ntituranabyara uri kumva dufite akana k'agakobwa wumve ko ubu ngubu ntabwo dushobora kurya ku nkono imwe aragafata akagenda akakabwira ngo ako gakobwa kadukorera ngo ufate ibi bijumba ngo ubitekere rimwe ngo n'ibyo uri buhimbwa uri kumva ibyo narabyihanganiye nkambwiye se kubona tubana n'undi ngo ngo ntabwo ngo wagura ibiro bibiri by'inyama ngo nzafate ngomo n'intonge ebyiri ngo nzihereze umukozi nkambwira ni none se ko ngiye kuzi ko nubwo narya inyama nyinshi ntarenza akaguru kamwe nimba ari iyo inkoko ebyiri ni gute imwe nimba tuyitetse indi ikajya muri firigo gute nta n'iminsi ibiri dushobora kurya inyama uyu mugore ararya noneho wenda ibyo kurya byo tube tubyirengagije afite undi mudayimoni wo guhirita ameze nk'ikijenereta gikoresha amazutu aratogota nibura ntanashobora kuvuga ngo turyamye saa 2 nze gutangira guhirita nka saa 4 ni ukuvuga ngo tukigera mu buriri aratangira agatogota ukagira ngo ni nk'ikijenereta bacanye kugira ngo ntiya basi no kugona birasanzwe umuntu aragona bisanzwe ariko waratugota hanyuma se wowe isinziriza uri mu biki uzabaze ngewe uzabaze uriyumva sinsinziriye abana b'abametisi ntabwo tujya dutogota abana b'abaki abana b'abametisi ntabwo tujya dutogota
uri kumva mama sava Dore atansiyo Métis, dore Métis. uri kumva reka nsoze wimvugiramo mpirita uhirita ase gute yanyumva ko ndi guhirita nawe ari guhirita none se gute ngewe nkumva ahubwo uri guhirita nanjye ugahirita ari njye nawe se ninde wundi umva ninde wumva nanjye ubwa mbere ndakumva uri guhirita ibyo noneho byumvikanye ninde wabibwiye undi ati gerageza utuze narabanje ndamwicaza nanjye ndakubwira nihanganiye nawe- iminsi ibiri wakwitonze wa mugore we Nawe uzavuga witonda. uri kumva nihanganiye iminsi ibiri papa sava ndihangana ndavuga nti wenda ashobora kuba ari umunaniro wo kumara iminsi dutegura ubu bukwe bwacu akaba ari umunaniro akaba agwa agacuho wenda nibyo ntabanje no kugira ngo afite ibirwara by'amasinezite icyumweru cya mbere umugore arahirise icya kabiri arahirise none hapfa kuba hazi ni uguhirita wenda papa sava wakwihanganira ibyo washatse ukavuga ngo n'ubundi reka mpahe nta kundi niwe ubirya ukavuga nti wenda guhirita njya numva ngo hari ahantu babivura bigakira ariko nyuma y'abo badayimoni babiri agira ikindi kidayimoni cya gatatu bita imibuyu uyu mugore wawe agira ikintu bita imibuyu iri kuri rwa rwego kwihangana biba bigoye imibuyu ni imiki ni ibyuka arekurira aho hasi hanyuma wowe nta hasi ugira ariko se waretse reka nkubwize kuri wa ngaho bwanwa ndabukuru uyu mugore ndamutimbura ndaguhonda ariko se ntumenyere mama sava ndaguceka ngaho mwirirwe mugende nimwirirwe ngaho nimutahe enda umva urongera kumenyera ndakumena umutwe none se nimwaje ndakurira hasi wowe ntabwo uba wariye wamahera none se ntabwo mwaje hano Ntabwo uba wariye. inama z'uko mwakubaka nakubwira ngo urongera kumenyera ndumva Mumbwire aho ndasura masezerano ndahindura igikara mumbwire reba disipurine mfite reba disipurine mfite uti reba utarasura ukuntu umugore wawe ari disipurine uretse utarasuragura iyindi wari uvuze iyindi ngeso agira ni ibyuka bikakaye arikurira hasi noneho aragira gutya akegura ukumva kimwe kivuze ngo tu ikindi ngo nkavuga se nsigaye mbana n'ikamyo ese uyu muntu tubana ubwo ni ukuvuga ngo wenda ku cyo guhirita nari nagishakiye solisiyo ndavuga ni mu gihe tutarabona ayo mafaranga yo kumuvuza mba nguze utu ekuteri two kujya ndarana uzambwira ngo urire nini zirenze ariko se wacecetse ngabanye amagambo Ubwo umugabo k'umuntu wagusa akavuga ndara akavuga nambaye n'ibyo ekuteri wa muri mugabo kundeba asoni ubwo ndarana ekuteri ubwo ikimibuyu nacyo numva kimaze kundenga nahise ngura udupfukamunwa ubu ndara nambaye ekuteri n'agapfukamunwa ikindi kintu noneho hariho umudayimoni wa kane byananiye kwihanganira nagiraga ngo mbese unsobanurire mwabanaga muri ubwo buzima iryo gini rya kane rifite agira ikigini cy'ukuntu agira gutya akarika ibintu by'inturusumo hano mu kwaha nefiyo uri kumva ku buryo niyo uvuze ngo ugiye kugira uko ako diaspora uzi kubona nk'uba ariko se winca mu ijambo hanyuma we muri uwo ariko winca mu ijambo winca mu ijambo nta soni wakwitonze none se ntabwo mushaka kuganira muri babiri mugakora umugabo ntabwo naganira n'imbwa y'umugabo yirirwa ivuga ibibera mu nzu byose ndabona ndende disipurine uriya disipurine imwe mbi mahero waraza kuvuga ngo umuntu aranuka urahumura wowe urahumura ko kameze n'urutwe abagabo murashaka hanyuma se ntabwo ari we nasezeranye hanyuma reka nsoze umusaraba wanjye mubasigiye uwo mudayimoni rero kuwihanganira ngira gutya nakabakaba nkumva ndi kwikorera mu bihuru wowe ntibigutera isoni se kuba utavuga uti nyamuneka reba kupa ngo ufashe n'iki kandi nyine nta kominikasiyo agira ndavuga akanjomba intoki ngaho rero ni inama mwashaka ko mbagira ubwo rero nagiraga ngo ngira ngo nsoze ndagiraga ngo ngusabe ikintu kimwe nanisegura pe nari nkugaruriye umuruho wawe kandi urongera kunyita umuronda kumena ikindi rero nsoza ndagira ngo nk'umugabo mugenzi wanjye naraguhemukiye pe unca ikiru nimba ari amafaranga nakanda akanyenyeri n'ubundi ntitwabanye nabi nkigendera nkongera nkabona amahoro dore ubu n'impeta nayikuyemo ndagira ngo musiga njye gutangira porosesisi mu mategeko ndebe ko baduha divorce murakoze
kandi wamutwaye ubizi yuko tubana. nari mbizi ariko nabonaga arancegeye ngo nkunda ngo abana b'inzobe ngo kari akagabo ngo kabyara ubwana bw'ubukara urukumva uko yarambwira ngo uri umumetisi burangira n'amarende nuko mba nanze kubyerekana. None se mubaze wa mugabo wari uzi ko gushaka ari ukujya gukina no gupyinata? Hari ingeso umuvuze utakagombye kuvuga mu bantu muri rusange. Wenda wabibwiye nge kuko nabanye nawe. Hari ibyo wavuze ntazi. Ibyo by'ibihuru rwose. Nepfo ngiyo ntago mbizi oya wikwisana yesa bivuze nawe yabikuye. Niba warahugiye mu byo uhugiramo ukibagirwa kugira gukora jaride urumva yakubeshyera. Hanyuma rero reka nibyo nakubwiraga. Hari ubwo mwari mwatandukana se? Siwe mwasezeranye se mu mategeko? N'ubundi yaje ambwira yuko ari cyo cyonyine akeneye gusezerana mu mategeko, hanyuma agahesha ishema ababyeyi, urumva akabona ari umugore nk'abandi. Ariko ndumva amezi 2 nebura mutarabyara nk'umwana umwe arahagije, cyangwa ngo mugerekeho 2 nawe utaba wubatse. Banza wubake wa mugabo we. Oya Uwumve ngo nta nubwo nakozeyo cyane, nagezeyo rimwe gusa. Ntugire ngo namazeyo, nakozeyo rimwe gusa. Amezi 2 uje. Kuri pe ntubaze nguyu. Nasimva. Nagize gutya ntyaza rimwe gusa twitindamo byose nabyumvise. Agahararo iyo gashize wahekwaga arigenza. Kugira ngo rero tugire uko twumvikana reka nkwereke. Ni ibizamini nk'ibizamini n'ubundi. Sibyo? Banza usorora aya masafuriya amvire mu nzu ndebe ukubaha kwaho kugarukira. We iburetse banza waje kuba ibitekerezo nagutereranye n'abashyitsi se. Mwire neza. Use wari hano akora iki? ari mu rwe. Nakomeje kuvuga hariya sinabona uko nza gutuganiriza abashyitsi. Nari mbirangije bimwe. Nari nkenewe se cyangwa meze n'ibindi. None se uri umugore wawe? Amezi 2 yose ubwo ngubwo urumva ntabwo urumundara. Erega umutima wanjye ukunda ntago wawujyanye ntiwawunsigiye se. Nabaje ni Mariye. Nawe se mumeze neza urukundo muri kurwinjoyinga? Mama Savura abona atarabyibushye. Ndikubona byarabyibushye. udasubiza ibyo bari Bose babisubije nta muntu ugiye. ese ninjye bari kubaza njye ninjye wabyibushye. Nishaka gukorera nanjye. Nishaka kumukorera. Ni turimo turaganira ndakeka hari ibiri hano bidakwiye kuba bikureba n'ibyacu. Ukomeje ibyo ngibyo turagira. Nese ubwo kagafi ko mu ifu mwagukorera se cyangwa mbe ndetse abashyitsi baracyatinze hano? Ariko ntiwahindura ko ariko twaraye turira. Nabonaga wagakunze cyane. Oya ntacyo n'ubundi ariko wagakora. Reka tube tuganira naba. Ya. Ntacyo. Hanyuma se kuki ukunda kwakira abashyitsi we ntagire ikintu ufata cyo kunywa? Ko ari bo bari bansanze se. Ukuntu nabumvishe nyine urumva nagiye numva utuntu dukeya ariko baza kunshurira umwuka umugabo pe kankurebera siya nzanira gira jana ubanguke mbwira. Birashira ubwore nongeye kuvuga ibintu byinshi cyane umenye ko nijoro ugomba kundirimbira. Nta kibazo. Nisezera. Natwe rero ni gutya bimeze. Muranaberanye. Thank you. Ndumva rero arya wari urimo gusaba ngo iki? Yes,
gute ugira umunwa wakuruse wakurenze ubu uri kwirukanswa n'umunwa gusa uvuye gutara amakuru uje kuvuga hano nyataraheze ngaho komeza inkuru wari utangiye ya diaspora na mama Sava gikomeze hebwira papa Sava wenyine wese wari unzinduye mwanshakiraga iki ubwo nta ruhare byarazambye ikintu bafite pe urakoze rero kuza urakoze kuza nkeka ko anagenda ari wowe mu bamuherekeje sibyo ngo barariye baranyoye hanyuma rero yego papa Sava umugabo wumvise ko twamaranye imyaka 18 sibyo umugogora rero kandi urabibona na hano uko bimeze beba size bambwiye yuko nta gishoboka sinarimo ariko nkuko nabikubwiraga umutima ukunda ntago wawujyanye watwaye ibintu nabyo byanjye biki sibyo rero gerageza rwose bya divorce bubyihoreye ubanza wubake ukure kutari mu matwi agonere mu byumve sibyo wahumekere epfo ubyumve niyanga kumesa umese niye sibyo hanyuma n'iriya jaride wavugaga ntukajye utuma rwose aho ngaho mu kwahaza ibintu by'umweru cyangwa iby'ikigina cyangwa epfo iyo ngiyo gana muri Ekwateri wakorera isuku n'uwawe uruwe ujye mu kwaho ubigenza utyo nibinagorana byagoranye mwatonganye mwagize mute bigere nijoro usigiririze hanyuma umva wenda wambwiye yuko wagezeyo rimwe ariko ntabwo uramenyera numenyera buri uzamenya yuko noneho hari igihe ageramo buri munsi ugakora nk'ipunda ni ku byo naje nsanga ko ntibyaje asanga aho ngaho iwawe nta byari bihari kandi ndakeka utandusha gukira cyane ubwo rero uzabimuhate n'ibyanga ujye umubwira uti naniweho uruhuke ariko mwasezeranye ngo iki kubana mu byiza no mu bibi mukazatandukanywa n'iki n'urupfu ubwo rero umuntu wanyambuye umunyambuye ubizi ko hari umugore wanjye ukamutwara uraza kunganyira se ngo ninsubirane enesi kandi mwaragiye mu murenge n'ubu twadukwirakwiza hirya no hino umwe avuye aho undi avuye reba n'uyu wanjye yajyaga mu nshinja ntabwo nashatse undi ku ruhande oya pe oya rero dafi merekereza ngo abo banyamugogoro bajye kugugurana nawe baherekeze naho kuza mwitwaje amasafuriya ntabwo nabuze ibyo ntekamo mama Sava n'igikoni ubu twaragikoze ntabwo bikituvuna ni ku mashanyarazi cyangwa gaze utagira ngo ni cya kibazo cy'amakara maze ukomeze ubyibuhe mama ariko ujye uvangamo n'agasiporo ube supure nkorera ako kantu Sava waretse nkamugusigira ko ariko uramunsigiraye ese mumaremo fanta muhaguruke mugende cyangwa niba mutazimaramo muzisige mwikorera amasafuriya yanyu mujye siko mwari muzanye amasafuriya gusa niyo mwari musigaranye n'ibindi biri hano hanze biri hanze hamagara rero akadudu ese ugenda ubundi wagiye n'ikimoto waje n'iki ushaka iki kujyana ubundi se wabizanye ubizana muke ntumene umutwe sinjye ko mukanyakire papa Sava ko mukanyakire kandi basubiyeyo uranywayo nanone nta kintu se mwari kumva nkaba nkigira ibintu byo kunaga mu nda y'abanyamagambo shwe kandi nari ngusura nigeze ngutumira Papa Sava